Nkuko abantu banabibona uko umuryango we wari wahamagaye afite abana batatu n'umudamu we n'umudamu nabuzukuru bo ni benshi byabereye mu majyepfo kwa gatandatu itariki 9 umuhango wo guherekeza Twagiramungu Faustin wabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda wabereye mu Bubiligi igice cy'amajyepfo y'uburengerazuba gisa n'icyataka Ubufaransa ariko kwirimbi hageze bakeya imihango byinshi yabereye mu kiliziya hari abantu benshi ariko benshi bafite amazina akomeye ariko ntago ariko bose bagize ijambo na Padiri Nahimana yarahari. Yes, Karegeya Omar Pano twongeye kubana namwe twicaye muri Urban Boutique cyangwa se Urban by City Blue niho tugiye kuganira n'uyu mwarimu wacu mumenyereye kuri iyi pano ariko hano nabonye hari abarimu benshi n'abandi baza muri comment n'abarimu cyane rwose cyane. So rero tuba tuganira byinshi ariko nanone ntitubura kugaruka ku makuru ndetse no gukora follow up y'inkuru zimwe na zimwe tuba twaragiye dukora tukamenya ibyazo naho ziherereye nuko byarangiye ibyazo nayo mpamvu twongeye kubana kugira ngo tuganire benshi muri mwe mwakurikiye ikiganiro twagiranye na Karegeya Omar Jean Baptiste ubwo Twagiramungu Faustin yatabarukaga nyuma yaho rero yaranashyinguwe nabonye hari n'abamutabaye. Yego. Karegeya yakurikiranye ibi byose bijyanye n'uyu muhango ndagira ngo waze kudutereramo imetero nubwo ntekereza ko ushobora gusabona ntago nari mpari ariko byari public hari abantu bamwe tuziranye hari abanyamakuru bakoreraga mu Rwanda hari abantu banyuranye. Yego. Ariko kandi tunatangiye icyumweru ni weekend yarabaye ndende kuko nta nubwo twagaragaye. Yego. Yagenze ite habayemo kuruhuka kurwara kugira ute twese fils angine jarase grippe Karegeya we nawe kuruhukamo munaniro. Weekend yo reka mpere kwa gatanu nubwo manza aribwo duherukana kwa gatanu buriya twakoze ikiganiro kuri ruswa ku bushakashatsi bwa transparency nabonye abantu bakunze nubwo atari benshi cyane ariko barahagije. Uriya munsi nagombaga kujya gusoza icyumweru cyahariwe kurwanya ruswa i Musanze mu biti imibare biranga kuba ko nimugora nagombaga kujya mu kiganiro impamo naho nari kujya Musanze rero ngo nitabire ngiye no mu biganiro ngiye no mu kiganiro impamo ariko ndizera ko ku rwego rw'umuvunyi bazampa bimwe mu byahavugiwe tukazabivugaho nyuma ubwo ndimo ndiyesegura ku magahunda menshi nagiye nica kwa gatandatu nari mfite gahunda nyinshi. Yego. Ariko mfite n'ikiganiro nanone ndisegura ku muryango wa Mutoni Vedaste wari ufite ubukwe i Nyamirambo nari namwemereye biranga mwene se kabona Philippe ubwo n'umuryango wose abona abo ku musozi w'iwacu ntabwo ukubanga kuba ntaragiyeyo. Yego. Hari indi gahunda ya Garukushime Byumba. Garukushime Byumba ni umuryango mugari ugizwe n'abana barerewe muri SOS n'abarezi babo barimo ngewe. Yego. Ni umuryango mugari urumva ni ikigo SOS Byumba Village d'Enfants ikigo cyatangiye muri za 1996 yenda kibayemo kuva 2002 kugera 2010 urumva icyo gihe nari maze kubaka network abanciye imbere abo twabanye abanciye iruhande abo bose ni umuryango mugari. Kwa gatandatu rero twagomba kujya Byumba muri Garukushime tukabanza agakino ka football ubundi tugasabana nabyo ntibyari kunkundira ngo ngeyo muri kiganiro cyane mugoro ubwo nabyo ndabyihorera ndaruhuka bihagije nimugoro njya mu kiganiro gahunda imwe yonyine nubahirije haciye wambaye ku cyumweru twari dufite umuhuro w'abantu twize hamwe harimo abo duherukana muri 89 ejo nabonye amasura nayirukaga 89 abantu twiganye kuri groupe scolaire Bicumbi ubu ni yitwa TTC Nzige na mbere yaho zari NP Nzige. Ejo twagize umuhuro ruvuga ngo promotion ya mbere hari abantu nka 4 cyangwa 5 bo muri promotion ya mbere batangiye 8 barangiza 8 abo rero twarongeye turahura na directrice waho tumushimire yaraje directrice wabahari ubu ngubu wa TTC twe twahize ari groupe scolaire kuko hari lettre hari normal primaire lettre na biochimie ku gihe cyacu ariko ubu hari TTC yonyine mbere abayitangiye hari normal primaire yonyine NP. Abo rero twaraye tugize umuhuro uryoshye cyane kuva saa 4 manza nageze mu rugo nka saa 6 n'igice twari ahantu muri aho bita Fraha Garden i Gasogi n'ahantu heza cyane naho nyiraho
n'uwizi wacu nawe mwariganye umva shaka urumva twari kujya twagiye gutaramira mu rugo nyine urumva ko tuhura n'abantu bari mu nzego zinyuranye abagiye hari abatarabonetse abari mu nteko ishinga amategeko abasenateri abadepite abafite abo bashakanye bafite imyanya ikomeye abagiye baca mu nzego zinyuranye abacuruzi abanyamakuru bese abarimu nuko ebana turishima cyane zariro turuvaye ukabona umuntu avuye Gisenyi man harimo umudamu wari wavuye ku Gisenyi umurenge wari wavuruguru hafi ya Byahi araza hari wari wavuye ku Gikongoro abavuye Butarebo ni benshi abavuye za Rurindo ntago bose bari bahani i Kigali ariko byari bimeze neza cyane usibye urukundo n'urugwiro dusubiramo amateka twabayeho kuri groupe scolaire Bicumbi mu myaka yacu buri wese mu cyiciro cye araturutse ku barimu araturutse kuri bagenzi bacu araturutse kuri gahunda y'ikigo muri rusange twaragiye tugaruka muri ayo mateka hanyuma dushima n'amafunguro yateguwe na Fraha Garden ibintu bibiri nahakuye mbere uko ntangira ikiganiro wari uduhagarariye umunyamategeko yaratubwiye ati ubuzima twabayemo hariya nibwo butugiza abo turibo uwabubayemo amerewe neza nawe ubungu wasanga byarahindutse uwabibayemo mu buzima bwo kwicara hasi hejuru yihishahisha nawe ubungu yabayemo umugabo icyo ni kimwe banyibutsa rero akantu bita video ntabwo buriya sinajyaga nibagirwa twagiraga ibiryo bita video ibiryo bita video ni pate jaune no ni kawunga y'icyo gihe yego bahise video ntago nigaga nko mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri sinamenye icyatumye bayita video ejo rero babisubiye mu ndabyibuka twari twarakotije amafaranga hagati ya 300 na 500 buri munyeshuri ngo batugurire video nyine televiziyo urumva turayakotiza amafaranga araboneka bagiye bayazana mu pate jaune ejo babisubiyemo donc rero ibiryo tubyita video kubera ko imodoka yagiye i Kigali izanywe no kutugurira televiziyo izanamo pate mu gutaha izanamo pate blanche none ibiryo byitwa video gutyo sinabyibukaga rero bazana stock ya kawunga ku buryo rimwe na rimwe tukayirwamo igikoma ubundi tukayiryamo ubugari ubwo ako kantu nakibutse muri make kuri uwo munsi kuko dufasha umwanya munini nicyo ngicyo ibindi tuzagenda tubigarukaho ariko sava niwo munsi niyo gahunda nabashije kubahiriza muri kino cyumweru ababashije kuboneka batarabonetse bose abagize impamvu zitunguranye twabihanganiye n'ubutaha tuzasubirayo tuzongera dukore tujye no gusura ishuri barumuna bacu batumenye tujye gusura directrice ubwo turabahungu be nubwo tumurusha imyaka none directrice w'ikigo twizeho good nayo ngayo nguko nibyo so rero iyo ni weekend ariko kandi ibyayiranze ntago umuntu yabivuga byose ntekereza ko haraciyemo agahe isomo naryo ntago waba utarituzanira ry'umunsi yes isomo ry'umunsi ni ya chapitre nkikurikirana ya Dashimu nshimire Dashimu kuko yampaye isomo ryose ntagombye kujya nagiye kuri YouTube kubifata mu mutwe birananira kandi umwana wanjye ukora script ari ku ishuri ntaraza ari kandi isomo ndishaka Dashima arigomwa ararimpa ryanditse agwa script yes ni ba bantu 10 utagomba guha ikizere cyawe nzagenda mbagarukaho buke nawe uzajya wibonamo nanjye nibonemo ushobora gusanga uri kuri nimero ya 5 cyangwa iya mbere cyangwa iya kabiri na fisi ndeba kuri akabari umuntu wa mbere rero uzajya unyibutsa uyu munsi tureka tuvuge ku muntu wa mbere ntabwo tumutindaho umuntu wa mbere utagomba guha ikizere ni umuntu utagira impuhwe z'abandi utagira impuhwe na rimwe ubona abababaye akishima akabyina bavyumva enjoying ububabare bw'abandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi buri wese ashobora kwibonamo ukuntu ariko turabizi muri buno buzima bijya bibaho uwo muntu rero yameza atyo ugenda buke mu kumwizera ntago bivuza ko utamugira inshuti ariko umugira inshuti ariko ukamubitsa bike ukajya ugenda kukurumva umuntu aciye ku bana bari kurwana kana karira gakomeza ibyo uwo ni uwa mbere uwa kabiri tuzamureba ubutaha kubera ko nta mwanya dufite icya kabiri gishyashya kuri kino kiganiro nuko dufite umuntu tugomba gutumikira mushya yitwa Giramata yitwa Giramata kandi abantu bambwira kubatumikira nuko bari abafana daboro
ariko nizere ko nicyo atuzanira amata. Oya ntabwo ari amata. Gira amata company ye yitwa Amata Stella Company Limited. Ariko akazi ke ni uguhuza abakozi n'abakoresha no gutanga abakozi. Abakozi mu rugo, abazamu, abajardinier. Agira gitereka nyene atanga bagitereka kwa. Gira amata atanga bagitereka. Mu kazi ke no gutanga mu company gutanga abakozi, kubahuza n'abakoresha, kubakorera evaluation. Nuvuga ngo iyo company iguha umukozi ariko imibanire yawe n'umukoresha, donc kuguhuza n'umukozi company ntabwo ijya kure. Ihora ikurikirana igakora evaluation, bafite umunyamategeko yahajemo ibibazo arabahuza cyangwa se akaza byaba ibijya mu rukiko akaza, hanyuma abakozi bagenda bafite ubwisungane mu kwivuza. Ni ukuvuga ngo akagira mu masezerano rero avuga harimo utuntu twinshi, ingingo tuzagenda tuzigarukaho by'uburyo ahora amanaginga ijisho rya company rihora muri rwa rugo rwagiyemo umukozi. Akabazo kavutse bimeze bite, niba ari umukozi warusanzwe kano kageso bakakabwira nyirabuja cyangwa se buja, bakanakurikirana ko kagaruka kajya kugaruka bakamubwira bati katugakosore gutya cyangwa se tugushyira aha naha, ibintu nk'ibyo. So nukuvuga ngo rero ni company irajwe ishinga n'imibanire y'abakozi n'abakoresha myiza cyangwa mibi. Hariyo twita mibi, hariyo twita hari imibanire mibi ariko myiza, ariko mu mategeko itari ako kantu Gira amata yagagarutseho yabwiye ngo ni ubisoma uraseka. Ingingo ya mbere kirazira kikazirizwa gutereta umukozi muri kondisiyo yo guhamira ko guha umukozi avuga ati muzabane ku bindi imibonano mpuzamishahara sawa, ariko mpuzabitsina gendera kure, forget kure. Okay, ndebere izo nimero naguhaye zirimo 6 nk'eshatu, inyuma haheruka 6 kugira ngo ubutaha uzajye uzinsomera, hanyuma dukomeze noneho. Waruzi ko ariyo mpamvu ofisi yanze kuzana umukozi nibyo. 0785 yego 0785 6 6 7 7 4 4 7 0785 6 4 7 muri make nuko Gira amata reka mushimire, ni umufatanyabikorwa uje vuba, ntago narimuze ariko ambwira ko anzi kubera kugira kuko burya ngiye pratikoma uzanye kuntuma nuko ubuzi ko akuntuma ari ukwigererayo kandi uba warabikurikiranye bihagije, twaganiriye umwanya munini, ntago yangoye duhita tubishyira mu bikorwa. Udahuza natwe udahuza abasesagura ubu nuvuga ngo nanjye umuzamu w'Ibugesera ngiye kumwirukana Gira amata mpundi. Niko bimeze. Okay. Ubwo ni karupuraza babyumva. Ubwo nanjye Gira amata bacakira umukozi rero. Oya ni karupuraza simvuze ngo birukana umukozi bafite, ariko nibajya gukenera undi bazaca kwa Gira amata. Byanze bikunze nabandi. So ni ibyo ngibyo rero, reka twanzike tujye kucyo twari twavuze ko n'ubundi tuganiraho nyirizina. Ni anteroma cyangwa se iherekezwa gushyingura, iherekezwa rya Twagiramungu Faustin. Yego. Iherekezwa duhiraho. Sa nk'uduha ishusho mbere na mbere. Nkuko abantu banabibona uko umuryango we wari wahamagaye, bafite abana 3 n'umudamu we, n'umudamu nabuzukuru bo ni benshi. Byabereye mu majyepfo kwa gatandatu itariki 9, umuhango wo guherekeza Twagiramungu Faustin wabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda wabereye mu Bubiligi, igice cy'amajyepfo y'uburengerazuba gisa n'icyataka Ubufaransa. Ariko kwirimbi hageze bakeya, imihango myinshi yabereye mu kiliziya. Hari abantu benshi, ariko benshi bafite amazina akomeye, ariko ntago ariko bose bagize ijambo. Na Padiri Nahimana yari ahari. Ariko nta jambo yavuze. Either niba yararisabye bakarimwima, niba atari ku murongo w'ibyigwa, niba ntago ariko kandi urabizi ko Twagiramungu atigeze aba muri iriya leta. Ariko yarasobanuye kuri Twagiramungu. Ashobora kuba yaraje gutabara. Urumva hari abantu bagera mu bihumbi 2 abanyaburayi, abanyarwanda baturutse impande zose, hatitaye kuvuga ngo nabo kuri ruhande bari bavangavanze. Niyo mpamvu nk'ubwo wenda Nahimana, Padiri Nahimana yari ahari, kanze nibukiranye, hari witwa Padiri Nahimana utaragaragaye, ushobora kuba yari ahari ariko intumwa yanjye ntimubone, ni witwa Ndagijimana Jean Damascene. Ndabagarukaho bose. Padiri Ndagijimana Jean Damascene ubundi bamwitaga ambassador, yari ministre, niwe ministre wa mbere
ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iyi leta. Ni wa wundi perezida akunda kuvuga watorokanye amafaranga agiye kuyatanga muri ambasade akagenda nka za hene. Uwo yari ahari uwo rero impamvu we niwo muri MDR niwo muri MDR ya Twagiramungu. Nicyo gihe yagiye muri guverinoma ku ruhande rwa Twagiramungu avuye muri MDR. Urumva we ko haba byari ngombwa. Undi wari uhari no wayigeze kuba ministre witwa Mbonimpa Jean Marie Vianney cyangwa Vianney sinzi niba ririho, wari umunyakibuye nawe muri MDR niwe wasimbuye Agata baye ministre w'intebe. Mbonimpa yari ahari. Ubwo urumva nawe Mbonimpa niwe wasimbuye Agata Uwiringiyimana. Ariko ntabwo yabaye muri guverinoma y'abatabazi. Bivuze ngo nawe na Mbonimpa yapanduye ajya ku ruhande rwa Twagiramungu. Uriko kubusha aricyo kintu twavuze tuvuga ngo uri climax y'ubuzima rwa Twagiramungu. Nukuta kumenya gufata umwanzuro muri 94 jenoside igiye gutangira. Mbese power amashyaka acikamo power. Abahanga bahita bapandurira ku ruhande rwa modere ari nabo babanye n'ino leta mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nibura neza, nibura imyaka iminsi ikicuma. Abagiye muri power bo utarahunze yarapfuye cyangwa yaraburanye. Muri abo mu bapawa Mugenzi Justin yari muri PL Power, niwe fondateur wa PL. Ariko cyagiye kipandura we nari kubwiye ko we na Bambona Mpeka bari umunye na Nyesi Ntama byariro bagiye muri Power. Mugenzi Manza yararangije ibihano nawe kuri Anteroma yari ahari. Undi wari uhari ni Habyarimana General Bemu Habyarimana Emmanuel, ngira ngo benshi baramuzi mu Rwanda. Yabaye umujyanama wa ministre w'ingabo, abana ministre w'ingabo. Bemu burya bivuga breveté d'état major, nuvuga ngo amasomo yose ya gisirikare uba warayamazeyo pe. General Bemu yego. Uyu rero we ntabwo navuga ntabwo yigeze aba ministre ku bwa Twagiramungu. Ariko urumva nawe nubwo ari umusirikare sekere batari bemerewe amashyaka, ariko nawe nyine byanze bikuze ntabwo ari power. none arewe none se nyine arewe yaraje ahita umujyanama cyangwa directeur wa cabinet, ibintu nk'ibyo. Undi wari uhari Munyazesa Faustin. Urumva Habyarimana Bemu ni neutre muri politike y'u Rwanda. Hano ageze hare Manza niba bwashinze ishyaka, ariko hano nta shyaka yigeze abamo, gusa iryo yarabogamiyeho twari turizi. Hanyuma hari witwa Faustin Munyazesa Faustin. We yashobora ko yarari muri MRND kuko ngewe muzi niga primaire ari prefet wa Byumba. Sorry, yari umusore mwiza uberwa n'ikote. Nicyo nanamwibukira umanza umufasha we yarapfuye icyo gihe ari Ibyumba. Icyo gihe ayobora Ibyumba umanza ari bw'umudamu we yaritabye Imana. Numvaga bivugwa nyine n'uburyo byaba byagenzemo. Manza yari umuganga. Uyu rero Munyazesa Faustin yabaye prefet wa Byumba, aza no kuba ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine. Iyo twagiraga nyine uri nka minoroki ivanze na minenteri icyo gihe ko twahitaga minenteri. Yari umugabo mwiza nawe, bavuga ko avuka za Mugambazi. Mugambazi abavugaga mwene Mwambutsa, ibintu nk'ibyo. Yari umugabo mwiza, nta kindi kintu muziho. Ntabwo nari ko akibaho. Nawe yagiye nta injayise. Bien sûr que non. Waba ufite injari ukaba wigaragaza gutyo se. Okay, muri Anteroma ikintu habaye imvura nyinshi. Abari bahari bamwe nabo tuvuze General Bemu Habyarimana Emmanuel, Munyazesa Faustin. Yes. Amenye ko tubizi ntago byagira. Munyazesa Faustin Justin mugenzi wakatiwe na Arusha, niba yararangije ibihano ariko byanze bikunze yarabirangije. Ubwo nanjye nikosa ryanjye kuba ntaza ayo makuru, ariko yarabirangije buriya. Hanyuma Jean Marie Mbonimpa wabaye ministre wa education wa Mineprisec nyuma ya Agata abaye ministre w'intebe. Ariko uyu Mbonimpa ntabwo yigeze agaragara ari muri guverinoma y'abatabazi cyangwa nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo nawe araho nta enjari wenda, ubwo kuko ari abantu bahise bafatiraho. Hanyuma umugore mu bana bane batatu bari bahari kuko umwe yitabye Imana mu myaka nk'ibiri ishize.
n'umudamu we yari ahari nk'uko no kwitangazo ribigaragaza. Padiri Nahimana yari ahari ariko nta jambo yahawe. Ndageje Imana nabikubwiye ko atigeze we agaragara. Hanyuma jambo ASBR n'amashyaka atavuga rumwe, amashyaka ya opposition yose yari ahari muri mbese hari abantu benshi abantu bamwe barabazaga bati se kuki nejo hari umuntu wabimbajije ambaza ati se kuki Twagiramungu ataje kumushyingura mu Rwanda. Ngiye ntekereza ko wenda gishobora kubamo ari uko wenda yari afite umuryango mugari hariya cyangwa abantu benshi bari hariya, ariko ngira ngo cyangwa se ese byarashobokaga ko guverinoma y'u Rwanda yasaba umurambo we nk'uko yazanye wa Gatsinzi. Ibyo rero kandi we zataye urunyana, urumva biratandukanye. Gatsinzi ntibamushyinguye mu Rwanda harya? Yego, Gatsinzi mu Marcel. Gatsinzi bamushyinguye mu Rwanda kuko yari akiri umusiri, yari tarinze ubuzima bwe bwose n'igisirikare, ntabwo yigeze ajya mu zindi politike z'iruhande. Rero Twagiramungu we ni umunyapolitike, ariko wenda iyo aza gusaza akiri ministre, ari ministre w'intebe uri mu kiruhuko cy'izabukuru, wenda hari cyari gukorwa, ariko urabona ko byari ntabwo yari akiri utanarengaho. Nabonye ku kiganiro cya mbere twagize abenshi baravuze bati Karegeya ati wavuze ko ibiri byo ariko wirengagije isoza rye. Isoza se ko usibye gupfa ntacyo nirengagije. Arahugera ukavuga nawe ukubona ibintu. Ngiye Twagiramungu muri politiki habaho inyungu kurusha ubucuti. Twagiramungu ari no mu bantu 33 ndimo ndahiga urutonde ku itariki ya mbere y'ukwa 9 muri 90 habura ukwezi kumwe ngo inkotanyi zitere. Twagiramungu ari mu abiswe aba intellectuel 33 banditse babwira Habyarimana ngo ibintu bigomba guhinduka. Hasigaye ukwezi ngo inkotanyi zitere. Ntago bivuze ko ubwo nka 3 cyangwa 6 abanza byarahwihwiswaga ku bantu bafite aho bagera. By the way, genda ari umwana muri segonderi, ariko kabemo umuntu wo ku rwego rwa ministre cyangwa directeur general bari babizi, harimo na ba Mugesera Antoine Jocroix. Nukuvuga ngo habura ukwezi inkotanyi zitere, ubwo zarimo zisuganyura byumva imisi 30 n'imiki. Abo bentellectuel 33 bandikiye Habyarimana bavuga ati ibintu bigomba guhinduka. Sinzi uko yabyakiriye, ariko Twagiramungu yararimo. Bishatse kuvuga iki? Yarimo agira inama umuperezida uriho, ariko bavuga ati bihinduke, nko kuvuga ati nyamara nibidahinduka ku neza hari abagiye kuza kubiguhinduza ku nabi, ku ngufu. Icyo akubwako kuba muri iyo timu byavugaga ngo byanze bikunze hejuru ya 50%, ariko uruhande rw'abazaza gutera nubwo bari bataratera, ariko ashobora kuba yarabizi. Ibyo ndabyemera. Impamvu rero nkubwira ngo amarangiza ye nuvuga ngo icyo gihe kuva kuri iyo baruwa abantu bari muri iyo baruwa byanze bikunze uteye imetero bagombaga n'ibimenyetso byo kuba wabishuti n'inkotanyi. Sibese kubwira Habyarimana ati hindura ibintu, n'ibimenyetso byo kuba wabishuti n'inkotanyi. Hanyuma urwo rugendo yego egari kuba wemera ko oya n'inkotanyi zashakaga impinduka, abimbere mu gihugu 33 bandabibwira perezida. Ibyo ari no gutinyuka, hari aho wabivuga yewe urumva. Ibyo rero niho guhirimbana bitangire. Urumva n'urwo rugendo zirateye muri 90 mu kwa 10 nyuma y'ukwezi kumwe kw'iyo baruwa zirateye. Iyo nzira yose imishyirano rwose Twagiramungu ayigendamo. Haza n'umutego wa Habyarimana wo gucamo kabiri amashyaka PL na MDL, nayo Twagiramungu arongera arayisota. Niho nguvuga ngo ni climax. Hari ahantu umuntu wese, abantu benshi imyanzuro bafashe kuri icyo kintu niyitumye irafect ubuzima babayeho n'umunsi uko bariho nona. Ubayeho neza ubayeho nabi, ari nabo byivanze. Ariko uriya mwanzuro wari ukazi kuba uri umuntu mukuru ushobora kuba wahiga bitwaga abatutsi, ufite imbaraga, ubushobozi mu mutwe, ubushobozi bw'amafaranga, ubushobozi bw'imbaraga z'umubiri, ubushobozi bw'ibitekerezo, wajya ku ruhande rw'abica cyangwa ntubigeho. Umwanzuro wari ukaze. So Twagiramungu agera aho ngaho, niho mvuga ngo ni kugasongera uko inkuru ye kubuzima bwe aho ngaho yaragihagaze neza. Araza abaminisitiri w'intebe biragenda. Rero kumbwira ngo niyo yirengagije uko byaje kurangira, nuko inyungu ubwo nuvuga ngo kuva ku ya mbere y'ukwa 9 muri 90
muri anterime y'inyungu ntabwo yari ku nyungu zimwe na Habyarimana bikaza kugeza yeguye ku buminisitiri bw'intebe muri 1995 mu kwa 8 uhereye mu kwa 9 kwa 90 nyuma yaho 2003 aza kwiyamamaza naho urumva we yari afite akayihayiwo ko kuvuga ngo ibyo ntekereza ngira uruhare mu kubishyira mu bikorwa biranga rero nyuma kugira ngo kuba yageraho inyungu ze zikaba zakwivanga n'izitandukanye ni ukureba ngo ese ubundi 100% abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko bari mu mafuti ese ubundi abavuga rumwe n'ubutegetsi 100% bavuga ko bari mu kuri aho niho hari question mark ni ikibazo cy'inyungu buri muntu afite inyungu cyo kuvuga rumwe n'ubutegetsi mu bihugu byabyo byose pana mu Rwanda pana sesuruma mu Rwanda mu bihugu byabyo byose buri wese bafite inyungu iyo gahunda yawe ubutegetsi buhari buri kwishyira mu bikorwa uko ushaka mu bishuti ariko gahunda yawe ntago bivuga ngo no guteza imbere abaturage hari na gahunda yawe yo kuzuza airbag yo kugira miliyari mu mwaka umwe yo kubona akazi no kugenda yo kwiba urabyumva iyo hari ubutegetsi buri mu nyungu zawe ariko inyungu nazo ziratandukana pari raporo y'umuntu Twagiramungu we icyo nakunze kuvuga nuko muri we igihe cyose yabaga ari neutre bitari centre kuri ku muntu ku giti cye nibibazo yagiye yagira nta hamwe ikibazo cye ari individualize ni communautaire ni collectif so rero kuvuga ngo yarangiye gute nyine yaratangiye kwifatanya nyine n'abandi bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali ariko ntabwo bivuga ko necessairement barafite gahunda mbi cyane mbi ni question y'inyungu narakubwiye ngo umuntu ashobora kuzana gira inka undi yarafite gahunda ya gira urukwavu noneho ibyo abantu bakabipfa gira urukwavu iragira no ku mwana wo muri primaire ariko gira inka irasaba umuntu wo mu cyiciro ukanyakanya apana wo mu cyambere ntiyayishobora ni ibyo tuba tuvuga umuntu bakavuga ati priority ni iyi ikibuga cy'indege stade ya Gahanga convention ibyo kuba abantu batabibara kimwe ku nyungu icyingenzi no kuvuga ngo ngiye nemera ko Twagiramungu byinshi rwose wabonaga ko ari hagati na hagati ari hagati na hagati wenda rimwe na rimwe akiyunga n'abafite amateka mabi cyangwa ideology mbi ibyo birashoboka kandi ntago ndi mu mutima we ngende ndatera imetero y'ibyo mba mbona ariko iyo nzira ubwayo buri iyo nzira yose kuva muri 90 bose afe 33 buri iyo nzira yose wayibaho uri umuntu wamara imyaka 33 ari miseke igoroye bamukura he naza kubyibuka mbwira ko ASBR yaje n'amashyaka ya opposition hari yitwa CDM ibaruwa ya CDM nzayisoma nyuma iri mu gifaransa baraza kuyireba ariko nashyize mu Kinyarwanda nzayisobanura yasimwe n'uwitwa Albert Bizindori CDM bivuga ngo compagnon CDM compagnon M ivuga mémoire reka nze ndebe bafite ibaruwa ni paragraphe imwe ariko tuzayisoma twitonze tunayisesengure aho bavuga ko Twagiramungu yagerageje donc urwo ni nka CDM ni nk'ihuriro ry'abana abakomoka ku miryango yabishwe na Habyarimana bivuze ngo abari ku ngoma ya Kayibanda mbese les compagnons du devoir mémorial CDM ibaruwa yasimwe na Albert Bizindori Albert Bizindori bari umwuzukuru wa Leopold Bizindori ise ni Louis Bizindori wari umunyapolitike ku bwa Kayibanda ni Leopold ni sekuru w'uyu Albert mwibaruwa rero niho avuga ati Twagiramungu nta kutagize ngo dufashe kwibuka kwe ni ukwibuka abandi bakobwa Kayibanda uribuka ko nyina Habyarimana afata ubutegetsi umuntu wese wakoranye na Kayibanda yagize ibibazo hasigaye Makuza Anastase Makuza kuko icyo gihe ntago yari yaraye muri Kigali hasigara uwitwa Kamoso w'umunyacyangugu nawe niwe yarasigaye Kamoso urabona Kamoso afite akazu hano bafe ntago ari akazu n'inzu da niyo taje ya mbere hari yabaye Bruno mujyi nubwo yari ifite ni vimwe cyangwa ebyiri hano hafi y'abavunjayi niho ariho haba library Caritas arimo hano hafi ya Beka aba Caritas kagataje ko ni nko mu gikari cya Beka Kamoso undi nindera aba forex cyane sinzi n'undi wa gatatu nuvuga ngo abandi bose bagize ibibazo yego abari ku butegetsi bwa Kayibanda hafi cyangwa kure bimbere bagize ibibazo
noneho iyi CDM Compagnon du Devoir Mémorial ni association izirikana abo bantu bo ku bwa Kayibanda bapfe Habyarimana afata ubutegetsi. Iyi rero Albert Rubizindo yari nyine wanditse ibaruwa yongera kugaruka ku myitwarire ya Twagiramungu kuri ibyo bintu, kuri iyo ngingo uburyo yabafashaga kwibuka babo. Iyo mvuze abo ngabo dushyiramo n'abasirikare bapfuye niba bishwe na sirote ku bwa rizinde, harimo aba officier abakapitene, ndahita nibuka kapitene Oscar Zihinjishi wari umunyakibuye. Abana bamwe bari i Burayi ariko umukecuru w'Imanza akiba mu Rwanda. Hari abasirikare nabo bapfuye kuri kibishwe na sirote, cyane cyane abari aba officier b'abatutsi. Sinzi rero niba nabo bari muri association abo kwa Oscar abo kwa Zihinjishi mbona babikwepa, ariko hari umuhungu wigeze kuvuga ku ijwi rya Amerika avugana na Venus Nshimiyimana. Ni uvuga ngo ibyo izo kategori impamvu mbigarutseho, izo kategori zose zari zaje gushyingura Twagiramungu, buri kategori. Ariko mu bavugaga kuvuga niyo mpamvu navuze ngo nayo Imana nta jambo yahawe, ashobora kuba atarisabye cyangwa atari kuri gahunda. Hari abandi bagenda bavuga bagaruka ku byo Twagiramungu apfuye yavugaga, nabyo tuzabigarukaho muri detail. Ariko hari yari Musanzire we Gapyise Emmanuel wari umunyagikongoro, yapfuye hagati ya 1990 na 1994. bavuga birahwihwiswa ko ari Twagiramungu ngo umwikijije. Icyo kintu ngo kiri mu byamubabaje ubuzima bwe bwose. Avuga ati giye nicisha Musanzire wanjye dufata ani dorite compagnon dorite kuko nawe yari muri MDR. Ariko icyo gihe bihwihwiswa ni cyagiye Twagiramungu yajyaga rusha agatanga izina rye, ariko hari abanuganuga ko barebye amashuri n'ibyo umuntu yize n'iki byose hakagiyemo muramu hakagiye Musanzire we ariko urumva Twagiramungu yari yarize ibijyanye n'iby'ubucuruzi yamwikijije n'ibya. Ariko attention, iyo ni periode y'intambara egari ibihuha byinshi, kuko buri wese abashobora gukurura yishyira. Icyo gihe gishobora kuzanwa na Habyarimana kugira muri MDR haza umwuka mubi, cyangwa kikazanwa wenda n'inkotanyi kugira ngo wenda simbiza aho bishobora guturuka. Icyo gihe niko cyasirikiye mu bintu rero byamubabaje ako kantu. Avuga ati vraiment abantu mu byamubabaje kugira uruhare kuvuga ko naba naricishije Musanzire wanjye. Ibyo bintu rero ni ibintu mu bagarutse mu magambo bavuga ko uko yitwaye mu bihe bye bya nyuma, ibyo yibukaga, ibyamubabaje abo bagiye baganira igihe cyose. Donc ako kantu yakagarutseho, kandi twebwe twari tukibuka kuko nanjye manza, ariko numva ku ishuri ari cyo gihe cyasirikiye. Bahise babihuza n'amasezerano yarusha, bakavugamo ati Twagiramungu Gapyise arapfuye kugira ngo Twagiramungu mbese abadafite concurrent potentiel. Ariko bari bahari ari abo bandi bantuza abandi bari bahari babize ba Pierre Celestin Rwigema bitwa bo memu nabagata kukise sinumva uburyo yaba yari simbizi. Ariko na amateka on ne juge pas l'histoire, on la constate. Iyo ni jambo twabwirwaga na Gamarieri, Dr Gamarieri Mbonimana, ariko apanduriya w'intuza, apanduriya wo mu nteko. Oya wo n'umusaza watwigishije histoire w'inzobe cyane. Attention, w'umunyabutare yazugaga on ne juge pas l'histoire, on la constate. Umuntu rero nakugisha impaka ku mateka ngo mubigire buteze mubihindire. So nuko twabifashe icyo gihe. So umusaza rero kumbwira rero ngo bonda ngo si nta nubwo eske nuko utabimenya nuko utabikurikirana. Icyo nzi cyo kangewe ashobora kubiterwa no gusaza, ashobora kubiterwa no kugira, ariko icyagaragaraga cyo igihe cyose amaso yahoraga ari mu Rwanda. No muri iyo baruwa ya CDM Compagnon du Devoir Mémorial bavuze ati wamye washotse uharanira ibyiza by'u Rwanda, ushaka ko u Rwanda ruba rwiza, none nyine dore urangije urugendo bidakunze. Urumva muri iyo baruwa ni nka page imwe n'igice, utatuzayigarukaho turebe tugenda akajambo ku kandi. Ariko kameme ishyingurwa rya Twagiramungu nuko habaye imvura kandi kwirimba ari hatoya, byinshi bisa naho byarangiriye mu kiliziya. Ariko nyuma yo kuva kwirimbi no gukaraba hari kubutumire bw'umuryango bwabivugaga, hariho no kujya gusangira karahure bibuka umusaza. So muri make rero bitewe n'umwanya dufite uyu munsi
izindi details tuzagenda tuzikura ibindi kigega tuzakikura muri commentaire bazaduha turebe dusome niyo baruwa ya bizinduri yose tuyisome yose tugende ijambo kurindi yashatse kuvuga iki nuko muri make nuko amakaro meza ari ku Ikaro Plaza. Amakaro meza ari ku Ikaro Plaza wabishaka utabishaka. Ikaro Plaza rihagarariye rangete na jibusamu mu gihugu bavanga amarangi neza. Iyo mashini naraziboneye bakagira n'ibindi bikoresho byo kurangiza inzu. Kubahamagara ni baranagutwaza kubara 0783 250 46. Hanze ya Ikaro Plaza iyo ubonye iyo ukeneye amabuye yo mu gikoni nuguhamagara ku ruganda mu Bushinwa uruganda granite marble ugahamagara witwa Emmanuel nimero ze ziragoye ariko ndazibuka akamenyetso ko guteranya 86 130 630 42 720 mu Bushinwa ku ruganda nyirizina amabuye akora mu gikoni akora amakonzwari nkaya mujye mubona muri Urban shirahibuye good ibuye mu gikoni ibuye icyambere bituma kwa kundu buri gukorera ku ukata ibintu icyuma nabo cyari ariko ikaro rya imena so nukuvuga ngo iryo ritangazo rireba abagrossiste abantu barangura ibikoresho by'ubwubatsi nikaro ririmo nikaro raramo narimubwiye nawe agenda arangura nabatadeo mu gakinjiro nabamahoro nabande abo bantu mwese bakazurungu nabamuroko mugende muhamagara izo nimero mu ruganda mu Bushinwa mukore commande si ngombwa kujyayo bazagupakiriza kandi iyo upakije container 5 baguye 6 y'inyongeza okay ubwo rero VK2 Green Tech VK2 Green Tech bafite mashini zisuzuma imodoka ikinyabiziga bakamenya aho kirwaye aho kujya umukanisha agenda korogoshora ahantu hose oya bayishyira kuri mashini kayitwa ngo harwaya ni nk'umuntu ugiye kwivuza umutwe bagatangira bakagukurugutura babona ubukurugutura ngo nibi byabiguteraga kandi wenda arwaye nk'isazi urayizeho isazi mu kwaha cyangwa mwiyasha icyuma kita cyerekana imodoka aho irwaye ni moteri ni harya imwe y'amazi niki radiateri ibintu nk'ibyo inimero zabo ni 0782 96 26 80 bafite amavuta yitwa X1R ayo ngayo agarura ubuzima bwa moteri ikanywa gake kandi